Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Gasana Ishimwe Enoke, ndi umwe mu banyeshuri basoje muri KSP Rwanda, ikigo gitanga ibintu bijyanye n'amashoti courses. Njye nkaba nsoje muri department ya filmmaking and video production. Naraje kwiga ahangaha muri intake yo mu kwa mbere izasoza mu kwa kane, nkaba maze gufata certificate yanjye mu byo nari maze iminsi ahangaha ndi kwiga. Ahangaha nkaba mfite certificate yanjye maje guhabwa n'ikigo cyanjye cya KSP Rwanda, nkaba naratsinze neza, ndi muri first grade. Uburyo rero namenyemo KSP Rwanda ahantu nakuye amakuru kugira ngo njye kwiyandikisha no kwiga ahangaha, ni umwarimu wanjye wangishije muri primary 6. Yarambwiye ati ko usoje segonderi ukaba utegereje kujya kwiga kaminuza, nta kuntu waba ushatse amashoti courses wenda uba wiga nk'ibintu by'imyuga kugira ngo bizagufashe mu buzima busanzwe. Nabwiye ati nkunda ibintu bya filmmaking na video production n'ibintu bijyanye na animation, nubwo kumbwira ati hari ikigo cya KSP Rwanda giherereye hano Sainte Famille bagufasha, ndabazi neza, nyine ni abantu bafite abantu b'inararibonye bagufasha. Niho rero nahise mera ahangaha mu kwa mbere ntanza kwiyandikisha ahangaha. Ndetse nkaba nshimira cyane n'abarimu n'abarezi banjye bose ba KSP Rwanda, kuko ibyo naje expectinga cyangwa neganya ahubwo nasanze birenzeho. Naje neganya ko nzaza nkasozanya ubumenyi gusa bukeya cyangwa se basics cyangwa base, ariko ndabashimira ko baramfashije mbona ibirenze ibyo natekerezaga. Ndetse inama nagira nka bagenzi banjye, hano hari abantu tuba tubikunze ariko tudafite wenda ubushobozi cyangwa tudafite amakuru ahagije. Hano muri KSP Rwanda bofaringa cyangwa batanga scholarship ku bantu baba badafite ubushobozi buhagije, mu gihe ugannye ikigo bakakwereka details zose n'ibikenewe. Wenda hari nka bagenzi banjye babumva ko nyine nk'udu tutorials kuri YouTube cyangwa se kuba yatanga nka video bakayimweditinga cyangwa bakabimutunganyiriza biba bihagije, ariko biriya ntabwo biba bihagije, kuko iyo ugeze kuri field cyangwa kuri tele cyangwa ku kigo uhahurirayo n'abandi bantu benshi, uhahurirayo n'abarimu bahagije bafite ubumenyi bwinshi cyane buhagije, bakaba bagufasha kuri iyo cy'isaha n'isaha uzagera ku isoko ry'umurimo uzasanga uri hejuru muri competition. Rero nyuma yuko nsoje ahangaha ndi muri first grade, nta kindi ngiye gukora uretse gusa gukomeza projet zanjye zo kweditinga no gutunganya amashusho, cyane nk'amafilme cyangwa amadocumentaire. Yego ngo nicyo kintu ndi guteganya kwita nkomeza nyuma yuko nsoje. Yewe nyuma aho naze ahangaha muri KSP hari ibintu natekerezaga ko ari nk'inzozi zanjye, ko mbona bigoye, mbona bitazanashoboka, ariko nyuma yuko mvuye hano muri KSP Rwanda mfite icyizere ndetse nanatangiye kubona yuko inzozi zanjye zigiye kubimamo. Umunsi ngewe nkaba ndi umu camera operator, director ndetse n'umu editor w'ama videos. Urugero rw'ibyo nakoze, mfite ama videos ya bagenzi banjye nagiye mbatunganyiriza b'abakinnyi n'andi b'abacteur bavuga urugendo rwabo aho baturutse kuva hasi kugera aho bageze ubu ngubu. Uyashaka wayabona ku mbuga zanjye nkoranyambaga, mu rukuta rwa Instagram ndetse na YouTube, Gasana Ishimwe Enoke cyangwa se G Enoka.